ikaze kuri Cecile Show TV. Wowe ugeze kuri Cecile Show TV bwa mbere turakwakiriye wiyumvemo ikaze, nawe duhorana umunsi ku munsi ndagushimiye cyane kuko aho tugeze ubifitemo uruhare. Nanabifuriza umwameza gushima Imana ko yabashije kutugeza muri uyu mwaka wa 2025. Kuri Cecile Show TV rero nifuje gufasha abantu badafite ifuru ko twakora umugati uryoshye cyane wafata nka lunch cyangwa ukawufata nka breakfast igihe cyose ukenereye. Ntangiye mpima ifu amagarama 500 niyo nkoresheje ndetse shyiramo n'isukari amagarama 50. Ku bantu badakunda isukari washyiramo gake cyane ukayisimbuza umunyu cyangwa se ugakoresha isukari yonyine gake cyangwa ukaba wanayihorera nta kibazo. Umugati biterwa n'umugati wumva ushaka cyangwa ukaba wakoresha na brown n'ifu ya brown. Ngiye gupima n'amata rero mpimye amata garama 300, nshyizemo n'umusemburo garama 7. Akamureba kangana na garama 7. Aya mata nayo nayagize akazuyazi, nabanje ndayashyushyaho gato abakazuyazi nsukamo wa musemburo, ndapfundikira ngiye kuvangaho gakeya, nindangiza mpite mpfundikira ndindire ko wa musemburo uzaho akantu k'agafuro hejuru kugira ngo turebe niba umusemburo wacu ari muzima cyangwa se wangiritse. Ndapfundikira rero turindireho iminota 2 cyangwa 3. Aha rero muri uyu mugati nifuje ko dushyiramo akarungo ka cardamom kugira ngo uyu mugati uze kuzuhumura neza. Shyizemo garama 10 zonyine cardamom. Ndabibutsa ko muri garama 500 z'ifu ushyiramo amazi cyangwa amata garama 300 ziba zihagije. Amazi cyangwa se amata urangiza uvange. Aha rero ngiye gushyiramo n'igi rimwe. Muri garama 500 z'ifu na garama 300 z'amata nshyizemo igi rimwe. Aha rero nshyizemo na bere nabanje ndayishyushyaho gato kugira ngo ibe liquide, mpise nyisukamo. Nakoresheje amagarama 20 yonyine niyo nashyizemo, ubundi ndavanga. Kuvanga rero urareba ko igipondo cyawe cyanoze. Murabona rero ko cyanoze kimeze neza. Ubahangiye guhita nkipfundikira. Mu kugipfundikira rero maze kukibumbabumba neza unyanyagizaho utuvuta, warangiza ugapfundikira. Ibi biza kudufasha kutworohera kuza kucyarura tugikura mu isafuriya. Aha rero ku rundi ruhande nkuko nababwiye umugati ari speciale, ngiye gukarangaho ifi. Iyi fi mureba, ifi ngiye gukaranga cyangwa se ngiye kotsa, kagapanu nako kotsa. Agapanu kaba karimo ututuguni ni keza cyane kukotsaho inkoko, ifi, ibyo ari byo byose wifuza wabyotsaho bishya neza. Utu dufi rero mureba ni twa salmon. Ni twa dufi tuba mu dushashi, tuba muri freezer, nitwo ntetse. Utu ngutu ni garama 50, ntago ari nini. Utu dufi mureba rero nitwo ndi bukoreshe muri ya salade mwabonye twa salmon. Uradukaranga neza, natumariniye, nashyizeho akunyu ndetse na tumerike. Nibyo birungo byonyine nakoresheje kuri iyi fi. Urumva umunyu ushyiramo ujyanye na gu yawe, tumerike nayo ushyiramo gakeya kuko ibirungo byinshi nabyo bibishya ibiryo. Aha rero ifi yacu cyangwa se salmon irahiye. Ni ugukora vuba vuba. Nifuje gukora akavidewo kagufi cyane ariko byananiye neditinze ndasiba ndakata neza basi birangira ibaye iminota 10. Ubundi nifuza gukora video nibura iminota 7 ariko byananiye muri ihangana. Ikindi kandi umuntu utari busobanukirwe neza iyi video akaba abona wenda nabyirukankije, ambwire nzayisubiremo ndi kugenda gahoro cyane kugira ngo abirebe neza nimba urenterese n'uyu mugati. Ku rundi ruhande ngiye nkoresheje ishu, ushobora no gukoresha iyindi salade sinamenya, gusa uyu mugati nifuje ko tuwushyiramo imboga. Ni umugati uryoshye cyane mwiza cyane, urya ukirirwa wumva umeze neza. Nyuma yo gukata ishu rero ukata mu buryo ushaka, yaba butoya cyangwa binini biterwa na gu y'umuntu. Ngiye nakoresheje dutoya, mfashe twa dufi ndaducagaguye, ndangije ndahita ntuvanga na yashu. Murabona ko ari ifunguro ryiza cyane. Maze iyi salade wanayirya yonyine utiriwe ushyira no mu mugati pe.
Igitunguru rero nakase duto, ni agatunguru gatoya niko nafashe nkata uduce, ndetse na puwavuro y'icyatsi green pepper, ndetse na twa tunyanya tw'intuze tw'imbuto twa salade nitwo mvangavanze. Ibi rero nibyo ndi kuvangavanga, ni imboga mwabonye muri uriya mugati. Aha rero ngiye guhita nshyiramo amavuta. Nyuma y'amavuta ndahita nshyiramo n'umunyu. Mayonezi nakoresheje ibiyiko bibiri, ugereranya ibiyiko bibiri, ariko ku bantu bakunda mayonezi wenda wayongeramo nta kibazo. Umaze kuvangavanga rero kugira ngo bizemo amabara menshi kandi meza, biransaba kongeramo na karoti kuko ndabona amabara adakeya adasa neza. Aha rero ngiye guhita nongeramo karoti kugira ngo amabara aze asa neza cyane kurushaho. Iyi ni karoti imwe na gerese. Nyuma yaho mpita nongeramo umunyu. Uyu ni umunyu wa salade, nkunda kuwukoresha muri salade akenshi. Rimwe na rimwe hari n'ubwo salade ntayishyiramo umunyu. Ibi rero kubera tugiye kubishyira mu mugati kandi igipondo cyacu nta munyu twashyizemo, niyo mpamvu mu mboga nshyizemo umunyu. Igipondo cyacu rero kirahiye, aha narindiriye iminota 20 yonyine gihise gishya. Kubera iyo ukoresheje amata y'akazuyazi ntabwo gitinda gushya. Tugiye rero gukoramo imigati. Njye hano nakuyemo imigati mike, ariko ushobora no gukuramo 10. Ni uko nakoze binini cyane, niyo mpamvu nakuyemo utubure 8. Ariko ushobora wowe no gukuramo 10 nta kibazo. Iyi migati rero yashyaga abana bari kurya, bayikunze cyane kandi nzi neza ko nawe uzayikunda. Kariya karungo ka karidemu nanashyizemo kawuhumuje neza, mana yanjye. Kariya karungo ni keza, wagashyira no mu mandazi. Udafite nuze vanilla sikeri wakoresha karidemuna. Karidemuna nk'uko mpora mbibabwira iraryoshya icyayi kiba gihumura neza cyane. Karidemuna rero muzayikoreshe, ni nziza cyane mu bijyanye no kubekinga cyangwa gukora icyayi. Utubure rero ndangije kudushyira hamwe twose, ubu igisigaye ngiye kudukaraga nshyiremo za mboga natunganyije. Gukaraga rero muri kubibona ntabwo bisaba ngo ugire forume cyangwa ngo bibe rawundi, hoya ubikora uko ubyumva uko ubishaka, yewe wanakoresha n'intoki pe. Warangiza ugahita ushyiramo za mboga. Mu mboga utashyizemo amavuta, hano kuri iki gipondo wayasigaho. Urangije rero urafunika neza kugira ngo imboga zitaza kuvamo, cyangwa se ugasanga agapondo karacitse. Ni byiza rero ko ugira peseri nini kugira ngo bitaza gucika, kandi ikindi ukamakinga shuwa ko wafatanyije neza bifatanye. Uyu mugati uraryoha cyane, urabyimba, mana yanjye sinzi ukuntu nabasobanurira. Urangije rero uhita udufata twose ukagenda udukora nk'uku nguko muri kubireba nabikoze. Mwabibonye ko byoroshye cyane, kandi namwe muzabikore ntimukantenguhe. Ikindi ndasaba feedback ko mwazajya mumbwira ibyo mwakoze naberetse, mukambwira ko byagenze neza. Murabibona rero nagerageje kurezima ino video kugira ngo buri muntu wese yisangemo, kuko hari abantu batinya gufungura video ndende. Nzajya umunsi umwe nkora video ndende, ubundi nkore ngufi, kugira ngo nkore wenda n'indi ndende utabashije kubyumva neza yongera asubiremo afite umwanya abirebe. Ariko ndatekereza aka kavideo kabisobanuye neza, kandi murabona ko ndi kubikora neza. Nagerageje rero ngo ndebe ko nagenda gahoro kugira ngo buri muntu wese abashe gusobanukirwa. Ndi kugenda nifashisha agafu kugira ngo bidafatana mu gihe ndi gukaraga, cyangwa bikamfata ku ntoki bikangora gukaraga. Rero iyo umaze kudufata twose, umaze kudufungamo neza, ukamakinga shuwa ko imboga wazishyizemo neza, biroroha. Aha reka mbereke neza ntirukansa kugira ngo ubashe kubyumva. Umaze gukaraga igipondo cyawe, dore uburyo ubigenza.
ufata imboga wateganyije ugashyira hagati na hagati, urabibona? Warangiza ukorosaho ku mpande zombi. Ndagerageza nkore muri roranti cyane, n'utabashije kubibona abirebe. Murabibona ukuntu ndi guhuza? Nahuje ku mpande zombi, mfata ko ku ruhande nkorosaho neza, kubera nashyizemo imboga nyinshi, murabona ko kibyimbye cyane. Warangiza ugakaraga kandi uringaniza impande zose, muri kubibona? Uru ruhande warangiza ukarufungaho neza wifashishije n'iyi pate biri kumwe hano, murabona ko gafasheho. Urangije rero uhita ureba impande zombi ko nta hantu hari akenge, warangiza ukarambikaho. Murabona rero ndaburangije bwose uko ari 8. Ikigiye gukurikiraho rero nacyo murakibona. Tugiye guhita aha ndabanza ndindireho iminota mikeya bibyimbe, nindangiza mpite ntegura ipanu yo kubikoresha. Iyi panu mureba rero ni ipanu zimwe zidashiririza. Nakugira inama yo gukoresha ipanu zidashiririza. Aha ngaha nakoresheje bere, ariko ku muntu udafite bere cyangwa utayikunda, njye nuko nyikunda igira agahumuro. Ku muntu udafite ipanu cyangwa bere yakoresha amavuta asanzwe. Mwabibonye rero umugati wacu wahiye, urasa neza, uraryoshye. Mwakoze cyane kubana nanjye. Ndibutsa wowe utarakora subscribe gukora subscribe, mukore share ndetse na like, munyandikire muri komenti uko byagenze nimba mwaryohewe. Bye bye.